mwebwe abadukurikira ku Muremyi TV turabashuvuje kandi turabakunda cyane, mukande subscribe n'abatari bayikande. Iyi ni channel ibaha ijambo ry'Imana, ubuhanuzi, indirimbo yose. Ni channel yubaha Imana kandi ni channel ikorerwaho n'abantu bizera Kristo bakunda Imana. Namwe rero turagira ngo mukunde Imana kuko nibyo bikwiriye, turagira ngo mukunde Imana kuko nibyo byo muri iyi minsi kugira ngo natwe tuzahabwe ubugingo buhoraho. Imana Yesu aravuga ngo yemwe abashyeho n'abaremerewe musange ndabaruhura. Namwe rero mutwumva abari hanze y'igihugu, abari hanze muri diaspora, mwese turabasuhuza. Namwe muri East Africa community turabasuhuza cyane, Imana ibarinde. Reka tubashimire rero. Muri uyu mwanya dufite intego, ijambo ry'Imana, intego ikomeye cyane. Murabizi ko ibihe nk'ibi ngibi ni ibihe bikomeye cyane. Byarahanuwe mu bihe by'imperuka ngo haza ibihe bikomeye, ibihe bihije, ibihe bitoroshye, bitoroheye umwana w'umuntu, ariko muri kubona ko turi kugenda tubigeramo. Ariko igikuru ni uko twizera Kristo, tukarwana intambara, tukemera ko Kristo atuyobora, Imana ituyobora, kuko turi abantu twambaye inyama n'amaraso. Ubwacu Imana niyo yaturemye kandi tugomba kuyemerera kugira ngo ituyobore. Muri uyu mwanya rero Imana ibaha umugisha, turabasabiye kandi Imana ibarinde. Reka dufite intego ivuga ngo Sodomu ni Gomora harahiye kubera ibyaha bakoze bikabije, Imana irabahana. Murabizi Isodomu ni Gomora ukuntu byagenze. Isodomu ni Gomora, Imana yohereza abamarayika irababwira ngo mugende mundebere ko Isodomu ni Gomora ibyo baharega ari byo. Ariko hari Isodomu ni Gomora hari hatuye Aburahamu na Loti. Bari abakozi b'Imana, bari abantu Imana yizera. Ariko mbere na mbere kugira ngo tugere aho ngaho nuko Imana yaratoranyije Aburahamu, iramubwira ngo va mu gihugu so yavukiyemo kavukire ye. Imana iramubwira ngo navemo, kubera ko ise yari umubaji w'ibigirwamana, yari umuntu ko udakorera Imana, yari umuntu utizera Imana. Ariko Imana izo gutoranya Aburahamu, iramubwira ngo uva muri icyo gihugu, uve mu gihugu cy'Abakarudaya, uveyo, uve muri icyo gihugu cy'abanyabyaha, uve mu gihugu kitemera Imana, cyubamira za Bayali. Ariko Imana iramubwira ngo uva muri icyo gihugu. Ni nkuko nawe yakubwira ngo uva aho ngaho uhagaze mu banyabyaha, muri izo ndaya, mu busambanyi, ubavemo, uva muri icyo gihugu, uhaguruke nawe twumva rero utari wakira Kristo. Muri uyu mwanya Imana irakubwiye ngo uva muri icyo gihugu, uva aho ngaho uri, uve muri abo banyabyaha. Ariko Imana iravuga ngo abwira Aburahamu uti va, uhunge, ugende, uve muri icyo gihugu, mu batifatanya, ureke kwifatanya n'abatizera, ureke kwifatanya n'abakora ibyaha, ureke kwifatanya n'abanywa inzoga, ureke kwifatanya n'abo ngabo batemera Imana. Nawe rero ijambo cyangwa ubuhanuzi buramanutse baravuga ngo va muri icyo gihugu, uva aho ngaho uri, kuko Imana iragukeneye. Hano Sodomu ni Gomora rero harahiye kubera ibyaha byabo. hari ibyaha bikomeye cyane, ibyaha by'ubutinganyi, ibyaha bitoroshye. Niyo mpamvu Imana yohereje marayika. Ariko muri iyo Sodomu ni Gomora harimo umukiranutsi ari we Aburahamu. Imana yarabwiye ngo uva mu gihugu, amaze kukivamo imwohereza mu gihugu cya Sodomu ni Gomora. Ariko Uwiteka Imana yohereza marayika, baragenda bajya i Sodomu ni Gomora kugira ngo baneke, kugira ngo basake, kugira ngo barebe niba ibyo bahavuga ari byo. Nukuri ndagira nkubwire ngo nawe Imana iraje kugira ngo irebe ibyo bakuvuga hari byo. Ariko nagira nkubwire ngo hindukira kugira ngo marayika w'Imana namara kuza azasange ibyo bakuvuga hatari byo. Birashoboka ko nawe Imana igukeneye muri uyu mwanya, birashoboka ko nawe Imana igushaka,
kugira ngo ibyo bakuvugaho nawe bihinduke muri uyu mwanya, nibihinduke, ibyo wari urimo bihinduke, ibyo bakuvugaho bihinduke, ibyo bakuvugaho marayika asange bimeze neza, Imana ikwishimiye. Ariko muri Sodomu ni Gomora abamarayika baraje, turi kwihutisha, baraje basanga ibyo bavuga Sodomu ni Gomora ari byo. Benshi cyane abasiyantifike bavuga ko Sodomu ni Gomora hatigeze hashya, ariko Imana yatanze ikimenyetso cyo muri Amerika, itanga ikimenyetso kivuga cyerekana ko Sodomu ni Gomora hahiye. Buriya Los Angeles muri Amerika hari hameze nka Sodomu ni Gomora. Sodomu ni Gomora hari ibyaha bikomeye cyane, ibyaha by'ubutinganyi, aho abagabo batinganaga, bendaga abagabo, abagore n'abagore bakendana. Ariko Imana ibirebye irababara, yicuza impamvu yaremye umuntu, aho umuntu yaremye yamuremanye ubwiza, ikamuremana ibyishimo n'umunezero kugira ngo umuntu ajye nezeza Imana. Ariko umuntu aza guhinduka uburyo bwose, arahinduka akora ibyo ashaka, kandi Imana yo yashaka kugira ngo umuntu azakore ibyo Imana ishaka, ariko umuntu ntabwo yabyemeye. Niyo mpamvu Imana yaje kureba Sodomu ni Gomora iraharimbura kubera ibyaha byaho. Na hariya rero Los Angeles hari ibyaha, hariyo naho navuga ngo hahiye kubera ko basuzuguye Imana. Hariya Los Angeles naho navuga ko ari umujyi wakoraga ibyaha, wari umujyi warimo ibintu byose bishoboka byagaragazaga ko ari Sodomu ni Gomora. Hari ubusambanyi, hari ubutinganyi, hari amafilime y'urukozasoni, hari ibintu bikomeye Imana itashakaga. Imana yerekana imbaraga zayo. Umuntu hari igihe yibwira ko ari we ufite imbaraga, hari igihe umuntu yibwira ko akomeye muri iyi si, hari igihe umuntu yibwira ko ikintu cyose yashaka yagikora muri iyi si, ariko nta n'umuntu nk'umwe ushobora gukora icyo yashaka gukora muri iyi si. Imana niyo nuko ari nyembaraga, Imana ni nyembabazi kuri twebwe, yaduhaye umudendezo kugira ngo dukore ibyacu byose ibyo dushaka. Ariko Imana ntago ari isuzugurwa, Imana ni Imana y'inyembaraga, ishatse yafata iyi si ikayibirindura twese tukarangira. Niyo mpamvu hariya Los Angeles habaye kuriya, basuzuguye Imana, barayituka, bayigira ubusa, berekana ko Imana itahari. Kandi Imana niyo yaremye umuntu, niyo yatumye ubona ibyo ngibyo byose, niyo yatumye uhumeka, niyo ituma uhumeka muri uyu mwanya, niyo itumye ubaho, niyo itumye ukora, niyo itumye ugenda, niyo itumye ugenda mu ndege, niyo itumye ugenda mu modoka, niyo itumye uvuga, ubasha kuba wavuga, niyo itumye ubyuka muri iki gitondo, niyo itumye ubaho, ni nayo itumye uvuga, ureba, utekereza, ugenda. Kuko Imana ishaka yahindura rimwe, Imana ishaka indege yazimanura zigahagarara, ibyo ngibyo muvuga ngo interineti ishatse yazifunga zigahagarara. Kira ni ikimenyetso kigaragaza ko Imana ihari. Biriya bintu hariya Los Angeles abantu nibo babishyizeho, abantu, kuko abantu nibo bakreatinze uriya mujyi. Uriya mujyi wari umujyi w'ibyaha gusa, ariko baza kwibagirwa ko Imana ariyo yaremye umuntu, bibagirwa ko Imana yaremye umuntu kugira ngo abeho muri iyi si. Ariko ndagira ngo mbahamagarire buri muntu wese yicishe bugufi imbere y'Imana. Wowe ushobora kwishyira hejuru, ariko Imana niyo nyacyubahiro, niyo ifite imbaraga zikomeye cyane, niyo ireberera abantu. Hari umwami Nebukadinezari yaje kwishyira hejuru imbere y'Imana, ariko Imana iramuhana. Imana iramanuka iramujyana mu ishyamba, imujyana mu ishyamba kurisha nk'inyamaswa, iramuhana kubera ko yari yikakaje imbere y'Imana. Ni ukuri rero Imana ntago ikina, Imana ntago wayisuzugura uko yiboneye. Imana irirwanirira iyo ishatse kwirwanira, kandi abantu baragorwa. Imana yaje kwirwanirira hariya ku Bisiraheli imbere bageze ku nyanja itukura, irirwanirira
Farawo buriya yabonaga agiye kubafata akabasubiza mu Egiputa, ariko Imana irirwanirira inyuza muri Mose iramubwira ngo rambura ukuboko kwawe, rambura inkoni yawe iyo ngiyo ufite. Nawe birashoboka ko waba uzi ko nta kintu ufite, ariko uragifite niba wizera Imana, niba hari ukuntu ubana n'Imana, hari icyo ufite. Nuko Imana iramubwira ngo rambura ukuboko kwawe. Yarirwaniriye. Imana igiye guteza umuriro, Imana igiye guteza ibibatembana kubera mwanze kumva, mwinangiye imitima, mugiye gutaka mu gihe gikomeye, muburubatabara, mugiye gutaka muburubatabara. Ariko nkugiriye inama kano kanya, aya magambo ukiyumva wahindukira vuba ukihana, ntabwo umwuka w'Imana azaguma kuruhanya n'abana b'abantu. Imana yarirwaniriye igeze hariya ku nyanja itukura, Abisirayeli barambuka bageze hakurya, Abanyegiputa baza kugwa mu mazi, ariko babonaga bishoboka ko babafata. Ariko Imana iyo yakurwaniriye nta mubisha ushobora kugufata, nta n'umubisha wakushobora, kuko Imana iyo yamanutse yakurwaniriye byose birashoboka. Ariko yarirwaniriye hariya, urabizi hariya rero na hariya Los Angeles yarirwaniriye, kuko bari bayisuzuguye, abantu bari bayiciye amazi. Ariko Imana ntabwo igicikwa amazi. Ni Imana y'inyembaraga, ni Alufa ni Omega, ni itangiriro n'iherezo, ni iya mbere ni iya nyuma, ni nyacyubahiro, nta wayibanjije nta n'uzayiheruka. Umuntu imbere yayo ni ubusa. Kuba umuntu ahumeka, wowe ubasha kugura umwuka ukagenda ubasha kugura umwuka, wenda ufite amafaranga wawugura, umwuka ukazawugura. Ariko Imana iyo yashatse kuwukwaka irawukwaka, ntaho wawugura, ntibishoboka. Iyaba umuntu yabimenyaga akaba yagura umwuka, akaba hari aho umuntu yagenda akawugura, nk'uko imodoka zishiramo amavuta bakagenda bakagura amavuta, nk'uko indege ishiramo benzine bakagura benzine ikongera ikagenda. Iyaba umuntu yaguraga umwuka yakabaye asuzugura Imana, ariko Imana yishyiriyeho kode yayo kugira ngo abantu batazayivumbura. Kuko umuntu amaze kuvumbura iyo kode, ntabwo ntekereza ko abantu baca bugufi. Ariko iyo umuntu ashatse kwishyira hejuru, hari ukuntu Imana ikubita kode, agakode kamwe. Kode ya mbere nuko yashyizeho gupfa umuntu iyo ashatse kuvuga ngo arakomeye. Waba ukomeye, waba woroshye, waba uri umukene, waba ugira gute, uko waba umeze kose, kode y'Imana ni ugupfa. Kuko buri muntu wese aba agomba gupfa, ntabwo wabaho ubuziraherezo, kuko Imana ni nyemana, Imana ni nyembaraga. Imana rero irakomeye cyane, Imana irashoboye, kandi Imana ni nyembaraga. Yafashe hariya Los Angeles irahatwika kubera ko Imana ari nyembaraga. Niyo mpamvu nkubwira ngo wowe utwumva, hari benshi cyane bajya bavuga ngo Sodomu ni Gomora ngo ntabwo hahiye, harahiye kubera ibyaha byaho. Imana irahatwika, ariko ikiza Aburahamu, iramukiza, ikiza Loti. Muka Loti yaje kureba inyuma, yibuka ibyo yahasize, yibuka ko yasize ibintu byinshi cyane, yibuka bya bindi byose yabagamo, ahinduka inkingi y'umuntu. Ariko nawe ndagira nkubwire ngo wirebe inyuma, kuko Imana iragukeneye. Nawe birashoboka ko waba uri muri Los Angeles, ariko ndagira nkubwire ngo Imana niyo y'inyembaraga, nta muntu ushobora kwitesha agaciro, kuko Imana irirwanira. Nta muntu n'umwe uri hejuru y'Imana, kuko Imana niyo ya mbere. Imana ishaka yakugubanya, cyangwa Imana ishaka yagutwika, kuko mu gihe cy'imperuka ijambo riravuga ngo hazabaho ibihe bikomeye cyane, ubwo benshi cyane bazakunda impiya, benshi cyane bakirarira. Ariko ndagira nkubwire ngo Sodomu ni Gomora harahiye, na Los Angeles harashya. Uwo ni umujyi wa kabiri uhiye, wa kabiri kuri Sodomu ni Gomora. Namwe rero mwizere Imana, kuko Imana niyo ifite imbaraga n'ubutware, kuko yerekanye ikimenyetso, yerekana imbaraga zayo kuri Sodomu ni Gomora, none yerekanye imbaraga zayo Los Angeles muri Amerika. Noneho twabivugaga Sodomu ni Gomora ko hahiye tutari duhari, ariko tumaze kubibona,
twebwe noneho turiho. Hari abazaza baza bumva amateka ko Los Angeles hahiye, hatwitswe kubera ko basuzuguye Imana, batutse Imana. Bazaza babihamya kuko bizandikwa mu mateka nk'uko Sodomu n'i Gomora byanditswe mu mateka. Benshi cyane ntabwo babyemera, ntibabyizera. Abasiyantifike baravumbura ngo ni amashyuza, ngo ni ibirunga byarutse, ngo umuriro. Ariko Imana yerekanye ikimenyetso Los Angeles ko Imana itwika, yica, Imana ikuraho, mbese igakora ibyo ishaka ku bayisuzuguye, ku bashatse gukora ibyo bashaka. Ndagira nkubwire ngo nawe hindukira kuko Imana iragukeneye. Nyuma utazicuza uvuga ngo iyo mbimenya. Kiriya ni ikimenyetso gikomeye cyane. Mwere kwinangira kuko Imana irashaka kugira ngo ibane nawe kandi iguhe umugisha, iguhe ubugingo. Kuko Yesu Kristo yavuze ngo yemwe abarushye n'abaremerewe ngo musange ndabaruhura ngo mbereke ibikomeye. Reka nkubwire ngo nawe ngwino niba utari wakizwa uze mu Mana kuko ikimenyetso cyaragaragaye. Hari n'ibindi bigiye kuza, muzabona abantu bakabibona, mwese mukabibona, ariko ijambo ravuga ngo byose nzabishyira imbere yanyu ku murongo kandi muzayibona. Hano dufite ibintu byinshi cyane byo kuganira. Hari ibimenyetso byo guhanwa kw'abantu bakora ibyo Imana idashaka. Na kiriya kimenyetso, kiriya ni ikimenyetso cya mbere Imana yatanze cy'i Los Angeles muri Amerika. Mu isi twese twiboneye ko Imana ihari kandi ikomeye. Los Angeles harahiye, ariko biriya Satani yashatse kugira ngo agaragaze ko ari we nyembaraga, kuko na Satani yaremwe n'Imana. Rega na Satani ni ikiremwa cy'Imana cy'umwuka, ariko cyaje kwigaragambya kigomeka ku Mana. Ariko Imana ibonye ko Satani azigometse, imunaga iramujugunya. Ariko Satani aza kwigaragambya ashaka kugira ngo ashuke umuntu yari mwiza Imana imaze kumurema. Ariko Satani bashaka kugira ngo amuhindure nawe yigomeke. Ibi byose mubona ni ibikorwa bya Satani. Ibi byose abantu bakora, ubwicanyi, ubusambanyi, ibi byose byo gusuzugura Imana ni ibikorwa bya Satani, ni ibikorwa Satani akorera mu bantu. Mwebwe mwese mutwumva rero ndagira mbabwire ngo muhindukire kugira ngo Imana ibishimire. Satani rero akoresha abantu kugira ngo basuzugure Imana. Satani akoresha abantu, akoresha iby'Imana yaremye kugira ngo ibihindurire abantu babisuzugure. Kuko Satani yashyizeho, Imana yaremeye umuntu ngo babane. Imana irema umuntu kugira ngo bajye bakora ibyo Imana ishaka, ariko Satani aza guhindukira ashuka umuntu kugira ngo akore ibyo Imana idashaka. Satani yashyizeho ubutinganyi kugira ngo abantu bapinge Imana ko iby'Imana yakoze atari byo. Satani abashyiramo gupinga Imana, Satani abashyiramo gusuzugura Imana. Ibyo byose ni ibikorwa bya Satani. Ibyo byose by'ubutinganyi ni ibikorwa bya Satani. Ubusambanyi bw'abagabo n'abagabo ni ibikorwa bya Satani. Ubutinganyi byose ni ibikorwa bya Satani. Ariko ndagira nkubwire ngo wowe utwumva wumve icyo ngicyo ko Satani ashaka kugira ngo azabone abarimbukana nabo, kuko ntashaka. Satani we yamaze gucirwaho iteka, nta bugingo afite. Ariko wowe unyumva, nawe aho uri hose, aho uhagaze, wowe uracyafite amahirwe yo kugaruka, uracyafite amahirwe yo guhabwa ubugingo Imana yasezeranije abari mu isi. Uracyafite amahirwe. Ariko Satani ari gushuka benshi cyane kugira ngo batazabona ubwo bugingo, batazagira ayo mahirwe. Ariko nawe muri uyu mwanya waba uri kuyumva, waba ufite amahirwe nawe ukazabona ubugingo, utazicuza nyuma. Ati iyo mbimenya, hari uwabivuze, hari umuhanuzi wabivuze, iyo mbimenya nanjye nkahinduka,
nari kubona ubugingo. Nuko umugani umwe wa Nyamutunzi yaje gukira ari mu isi, noneho aza gupfa apfuye ageze aho ajya. Noneho abona Aburahamu batandukanye, aramubwira ngo Aburahamu, koza agatoki kawe mu isonga, noneho ushyire ku rurimi, kuko yabonaga ari kubabara, ari gushya. Ariko uwari umukene abakiri mu isi yari yaranze kumugaburira, noneho uwo mukene akajya arya ubuvungukira bwo ku meza ye. Ariko byaje kugenda wa mukene aza gupfa, we ajya mu gituza cya Aburahamu aranezerwa. Ibyiza rero ni uko uri mu isi, waba unezerewe, uri umukire, ufite mbese ukora byiza, unezerewe byose ubikora, uri umusambanyi, unezerewe wumva nta kibazo, udakijijwe, ariko nagira ngo nkubwire ngo twumva nawe kizwa kugira ngo Imana ikwakire. Kuko birashoboka ko wazaba nk'uwo Nyamutunzi waje kwinezeza ari mu isi, nyuma noneho aza gushya, aza kugira ubuzima bubi, ariko umukene ageze aho yari ajya mu ijoro aranezererwa. Icyiza ni uko wakorera Imana ukagaruka, nawe ukazanezerwa mu ijuru aho uzaba waragiye, kuko uzaba warakoreye Imana. Abakorera Imana rero bazanezerwa. Urashoboka ko uri mu isi ubabaye, uri mu isi byagucanze, uri mu isi bitameze neza, ubabaye cyane, ariko nyuma y'ubu buzima Imana hari icyo izaguha, hari igihembo Imana yateganyirije abayikunda bageze mu isi. Uzanezerwa rero, birakomeye mu isi, ariko mu ijuru bizaba bimeze neza. Imana rero ishimwe cyane, kandi Imana ihabwa icyubahiro. Satani we ntashaka ko umuntu azabona ubugingo. Nawe ndagira ngo ubwe ngo haranira kubona ubugingo, uve muri ibyo ngibyo, uve mu busambanyi, uve mu bujura, uve mu kwicira inzira, wemerere Imana, Imana ikuyobore, wemerere Imana, Imana iguhe gukomera muri iyi minsi. Satani yaciye inzira zo kugira ngo abantu b'Imana barimbuke. Dore ibindi bikorwa byakurikiyeho ni ibikorwa byo kugira ngo umuntu abe, kugira ngo umwimerere w'umuntu buveho. Iyo ni intego ya Satani, yo kugira ngo abantu umwimerere wabo uzaveho, umwimerere w'abantu ko Imana yabaremye mbese uhinduke, noneho abantu bahinduke ukundi kuntu nk'uko Imana itabaremye. Icya mbere ni uko abantu bafite ibitekerezo bitandukanye byo kwanga Imana, yuko Imana atari Imana kandi Imana ni Imana, ariko ibyo ni ibikorwa bya Satani. Ubuvumbuzi bwinshi cyane, ibyo ni ibikorwa bya Satani. Abantu barimo baravumbura ko umuntu ashobora kwambara ibyuma, akambara amaboko y'ibyuma, akambara amaguru y'ibyuma, akaba yaba imashini, akajya akora ibintu bikomeye cyane, akajya akora ibintu birushije umuntu originali. Urumva, ibyo ni ibikorwa bya Satani kugira ngo umuntu umwimerere we uhinduke. Muri iki gihe uri kubona ko abantu barimo baravumbura ko habaho kuboneka k'umuntu akagenda, ariko ibyo ntibizanashoboka, kuko Imana yo irirwanirira. Abantu bashatse kwirwanirira bubaka umunara kugira ngo bagere mu ijuru, bagere ku Mana, ariko Imana iramanuka ibasobanya, indimi zose irazisobanyije, birarangira, ntibongera kubaka. Imana rero yo irirwanira, icyo Imana idashaka umuntu ntashobora kukigeraho. Ubuvumbuzi bwinshi cyane rero navugaga ngo ni ibikorwa bya Satani, ntabwo ari ubwenge bw'abantu bwabo, ni ubwenge bwa Satani.
ubwenge bwa satani bwatangiriye muri Edeni. Satani aza kubwira Adamu na Eva ati kiriya giti Imana yababujije ntago ari kubwe imbabazi z'Imana kugira ngo mutakiryaho, ahubwo ni ukugira ngo mutazaba nk'Imana. Ubwo ni ubushukanyi bwa Satani. Satani yaje gushuka, hariya niho hambere Satani yashutse umuntu, aza guhinduka, aza bwa bwiza bw'Imana, Imana yararemanye umuntu buza guhinduka, hariya bwahindukiye muri Edeni. Ubwenge niho bwahise bubonekera ku bantu, kuko Imana yararemye umuntu usa n'Imana. Imana yararemye umuntu yashakaga kugira ngo ayoborwe nayo, ariko Satani aza guhindura umuntu, aza kwiyobora, aza kwishakira ibyo ashaka, kandi Imana yarashatse kugira ngo umuntu ayoborwe n'Imana. Ariko Imana ibibonye gutyo, Imana yirukana mu Edeni umuntu, kuko Edeni yari natire nziza cyane itabamo icyaha, ariko Satani aza kuyanduza. Satani aza gushuka umuntu, ariko na n'ubu ngubu akaba arizo ngaruka tugifite muri uyu mwanya. Abantu bamaze kwishyira hejuru, abantu bamaze kugaragaza ko ari bo bafite imbaraga, abantu bamaze kugaragaza ko bashaka kuvumbura, bashaka kurenga ku Mana, ariko Imana ni Imana y'inyembaraga. Satani ibyo byose niwe ubikora, ariko ndagira nkubwire ngo ibi byose menya ko ari ubuvumbuzi, ari ubwenge bw'abantu kuvumbura ikoranabuhanga, amarobo. Dore benshi cyane igihe bari gukora amarobo kugira ngo ariyo bagiye basambanya, ariyo akora ibyo ngibyo byose. Ubwo ibyo ni ibikorwa bya Satani by'ubuvumbuzi kugira ngo isi irangiye, kuko ni ibihe tugezemo, ni ibihe tugiye kugeramo, ni ibihe isi ishaka kugira ngo, ibyo ni ibimenyetso byo kugira ngo isi izarangire. Ubwo rero, ubwo ni ubwenge bwa Satani, ubwo ni ubwenge bwose bwatumye abantu bahinduka, kandi Imana yo yashaka kugira ngo abantu babe bayoborwa n'Imana. Intego ya Satani kugabanya abantu mu isi kugira ngo babone uko bayoborwa, gutanga amafaranga mu bantu kugira ngo bibagirwe Imana. Murabona iminsi nk'iyi turimo ni iminsi abantu bahugiye muri bizinesi, bahugiye mu gucuruza, bahugiye mu gushaka amafaranga. Ubwo rero ndagira nkubwire ngo abantu bazibagirwa Imana kubera bizinesi. Ntawe uzongera kujya gusenga kubera ko banezerewe, ntawe uzongera kujya gusenga kubera ko bishimye. Ariko burya ndagira nkubwire ngo ibyo bihe nibigeramo, nawe uzibuke ko ibi byabuzwe. Abandi bakaba mukene kugira ngo bihebe, bagire ubwihebe. Ibi byose ni imigambi ya Satani kugira ngo abantu bazibagirwe Imana. Satani rero akora uburyo bwose kugira ngo ubumuntu bw'umwimerere buhinduke muri iyi si. Hari byinshi cyane, hari byinshi. Reka dusome ijambo ry'Imana riri mu Baroma ibice 5:20, havuga ngo ariko amategeko yaziye hanyuma kugira ngo ibyaha bigwire, nyamara aho ibyaha byagwiriye niho n'ubuntu bwarushijeho gusaga, kugira ngo nk'uko ibyaha byimitswe n'urupfu abe ari nako ku buntu bwimikwa no gukiranuka buduhesha ubugingo buhoraho ku bwa Yesu Kristo umwami wacu. Yesu Kristo ariko amategeko yaziye hanyuma kugira ngo ibyaha bigwire. Ibyaha byaragwiriye muri iyi si. Ibyaha, abantu benshi cyane bakunze ibyaha, abantu benshi cyane bakunze
ariko Satani we nibyo ashaka. Ariko ndagira nkubwire ngo amategeko yaziye kugira ngo ibyaha bigwire, kuko amategeko ntiyaza nta byaha bihari, ariko amategeko aza kugira ngo ahane ibyaha. Ariko murabona muri mu Rwanda iyo amategeko ahari ntago babura kudakora ibyaha, ariko abakora ibyaha ni abasatani. Abakora ibyaha bazahanwa, kuko ukoze icyaha no mu Rwanda arahanwa. Ariko ndagira nkubwire ngo amategeko nubwo yaziyeho kugira ngo ibyaha bigwire, ari n'ubugingo bwaraje hano ngo nyamara ibyaha byaragwiriye niho n'ubuntu bwashijeho gusaga. Nubwo ibyaha byagwiriye, ubuntu nabwo bwarakomeje burasaga, ubuntu bwa Kristo. Nawe rero ndagira nkubwire ngo niba uri umunyabyaha cyangwa ukora ibyaha, n'ubuntu bwa Kristo burahari kandi buragutegereje kugira ngo bugukize ibyaha, buragutegereje kugira ngo nawe ukizwe, kuko ijambo ravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo